bahagurutse bati ni karande zo mu miryango yewe mana minukane nungu kubitira inyatsi na karande izo sara nzengereje reka tubigende tubikomere yandi macana Patrick mujya mumbona kuri za YouTube ninjye mwabonye ufite umugore witwa Pome namwita akazina ka Pome amashyi ku Mana tugiye kuririmba ariko mbere yo kuririmba reka nshimire umubyeyi wanjye Bishop Rugagi Imana nk'umugisha niwe Imana yakoresheje ubuzima bwanjye burahinduka najyaga njya kuririmba ahantu twari dufite itorero nyine hariya Kimisagara agenda ntariye ariko uyu munsi tugiye mbasha kubona ibyo kurya kubera Imana yakoresheje Bishop umukomera amashyi haleluya ikindi Imana yampaye umwana mwiza urumva abantu bavugaga ko ntazigera mbasha kubyara ariko byose byagenze neza reka rero tugiye kuri minini bivuga ngo bazumirwa bazagira gute utizi ni wewe ubona Karayise Karasira ni njyewe ariko reka tubyihorere zamura abazumirwa tugende twinshi amashyi bagategereza ikoza kuyitana uyubwire tivitisho ura n'ibibazo izo nabyo bikaba mu byinshi bagategereza ikoza kuyitana uyubwire tivitisho byose
bahindwe amasi. Haleluya. Mbongeza kandi kamwe. Akandi kamwe. Reka tubanze dushimire umuyobozi w'ingabo ukuriye ingabo mu karere kacu ka Ruhango. Reka tumwakire tunamwishimire nawe dukomere Imana amashi kugira inzego z'umutekano turi kumwe nazo hano. Haleluya. Komera Imana amashi menshi mu bwabo bayobozi. Imana ibahugishe. Haleluya. Abasirikare ndabakunda nanjye numvaga nzaba umusirikare. Uruhu rwanjye rutangumira kuba umusirikare. Ariko karagitereza njye n'abasirikare. Kwiga kutagira ngo umusirikare. Noneho rero, haleluya. Gahunda z'umuyizi se. Nanjye gahunda ni yayo ni kwako. Reka turirimbe indirimbo ivuga ngo Mana warakoze. Si byose. Noneho mumfashe dusimbuke. Ariko bose babireba ndamukunda cyane. Bagiye ndwana bose babireba. Imana iri kumugisha. Ndacuranga indirimbo zawe n'ubwo nikuye nambaye isengeri. Bavuga Imana agize neza. Zamu. Tugende. Yitwa Mana warakoze. Tugende. Haleluya. DJ. Mana yanjye urayitsimbutsa imigambi y'abantu ayihuriye n'iyawe inyemerera gushime Mana yanjye warakoze ndakora nk'abantu Mana yanjye imunda ndeba nk'abantu Mana yanjye iyo uza gukora nk'abo simba nkirwa iyo uza kubureba nk'abo mba narasuye kudakora nk'abantu Mana yanjye inkunda kutareba nk'abantu Mana yanjye iyo uza kubukora nk'abo simba nkirwa iyo uza kubureba nk'abo mba narapfuye Imana itagukura ituza umutima wawe nawe iza gutabara abo bakupinga bose hari igihe baze ndakora nk'abantu Mana yanjye iyo uza kubukora nk'abo simba nkirwa iyo uza kubureba nk'abo mba narapfuye kudakora nk'abantu Mana yanjye inkunda kutareba nk'abantu Mana yanjye
urashoboye ngo kurugeje ubu kuruje hehe nanjye mere nk'aba bose bari babireba Patrick mu mukomera amashyi menshi cyane ni inshuti yanjye kandi twese turabana ba Bishop amen jewe rero ntabwo nshaka kubatindira ibintu byose bigomba kugira gahunda hanyuma tugiye guhera ku ndirimbo ubundi murashaka zingahe sawa nabyumvishe noneho ndenda kubanza numva imitima y'abandi irahagaze amerwe musubire mu isaho hanyuma nzashikama nka leta y'u Rwanda urangiza nihesha agaciro mukera ukomere Imana amashyi ubwo imwe muzasabwe irarangira tugiye gutangira ku ndirimbo ivuga ngo kubita yari ikiganza umuntu umujyana umubwira Imana gukubitira ndetse na karande n'ibigeragezo hanyuma niba muhizi tuyiririmba kandi mukomere Imana amashyi ko dufite igihugu kirimo amahoro tudafite umutekano ntabwo mwaba mukiriho mwongere Imana amashyi nanone zamura ikiganza tube naho komera Imana amashyi numve komera Imana amashyi menshi ayo mashyi yakomeza kuri
utangiriye neza tutababarira yewe mana winurwanye bwura tutababarira irukanka n'ibinyirukaho tutababarira umwana n'ibyampagurukiye tutababarira ogira ugenda inama yo kumera amashuri umubabaro wanjye ni wowe warindiriye ijuru ryanjye ni wowe urifite mu kiganza imana ikiganza gutya umubabaro wanjye ni wowe warindiriye ijuru ryanjye ni wowe urifite mu kiganza bane mundura nk'iyo warwanye kwa farawo bane mundura nk'iyo warwanye kuri egiputa bane mundura nk'iyo warwanye ku nyanja itukura ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza noneho dusimbuke ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza komera imana amashyi yo izijyana niba izagira icyo bikora mbese arekeraho uriya ntabwo arimo kubivuga uriya aravuze ngo nagende uriya aravuze ngo natahe n'amasaha yagiye abaha tugende uriya aravuze ngo tugende murashaka iyihe